ubushize twize ibijyanye n'imyigire ibereye buri wese. Yego ndabyibuka, byari biteye amatsiko. Hari ibintu bibiri by'ingenzi ukwiye kumenya ku bijyanye n'imyigire ibereye buri wese. Icya mbere, imyigire ibereye buri munyeshuri ntabwo ari uburyo bw'imyigishirize bufasha abanyeshuri bafite ingorane mu kwiga gusa. Kubera ko abanyeshuri bose bo mu ishuri ryawe batandukanye kandi bakaba bafite uburyo bigamo butandukanye, ni ngombwa kuzirikana ko abanyeshuri bose biga neza hakoreshejwe uburyo butandukanye bwo gutanga ikigwa, uburyo butandukanye bwo gushishikariza abanyeshuri kugira uruhare mu kwiga, n'uburyo butandukanye umunyeshuri akoresha agaragaza ko yumvise ikigwa. Abanyeshuri bashobora kwiga neza hakoreshejwe uburyo bwo kwitegereza, uburyo bwo kumva, n'uburyo bw'agakino. Abanyeshuri bamwe kandi biga neza binyuze mu buryo bwo gusoma no kwandika. Iyo duhinduranya uburyo bw'imyigishirize mu ishuri, tuba dufasha abanyeshuri benshi kubona imyigire ibabereye. Ibyo uvuze nibyo. Icya kabiri cy'ingenzi wamenya ku myigire ibereye buri munyeshuri ni uko impinduka nto zishobora kugira umumaro. Mu gihe cyo kwiga ushobora gukoresha uburyo bw'imyigishirize butuma abanyeshuri bazamura ubushobozi mu buryo bunyuranye. Ibyo bigatuma ugira ishuri ryuzuzanya kandi ridaheza. Ubutaha ushobora gushyiramo izindi mpinduka. Ndabyumva, urakoze kunyibutsa. Mbere ntabwo twari tuzi uburyo butandukanye bwadufasha, ariko ubu turi kugerageza buhoro buhoro. Ibyo rwose turi kugerageza. Bumwe mu buryo nakunze cyane ni kugendagenda mu ishuri mu gihe nigisha. Si byiza guhagarara imbere ku kibaho gusa kuko bifasha abicaye imbere gusa. Ndagendagenda mu bihande cyangwa mu matsinda y'abanyeshuri mu gihe nigisha, bityo abanyeshuri bose bagashobora kubona imfashanyigisho zibabereye. Ikindi kandi nshyira abanyeshuri mu matsinda anyuranye kandi nkahindura ayo matsinda kenshi. Nkora ku buryo mvanga abanyeshuri bigatuma abahungu n'abakobwa ndetse n'abafite ubumuga bagira amahirwe yo gukorera hamwe no kwigira kuri bagenzi babo. Ni byiza cyane. Igihe natangiraga gukoresha uburyo bw'imyigire ibereye buri wese, nibanze ku buryo butandukanye bwo gushishikariza abanyeshuri banjye kugira uruhare mu kwiga. Urugero, mu gihe nabasomeraga inkuru, nagendagendaga mu ishuri kugira ngo abanyeshuri bose babashe kumva. Ikindi kandi neretse abanyeshuri amashusho y'inkuru kuko nzi neza ko hari abanyeshuri bakunda kwiga bareba amashusho y'inkuru aho kumva amagambo gusa. Nyuma y'ibyo nasabye abanyeshuri gukina inkuru mu gihe nasomaga inkuru ku nshuro ya kabiri. Bityo niba umukinankuru yaragendaga nabo baragendaga, niba umukinankuru yarafashe umwembe nabo bigiraga nk'aho bafashe umwembe. Aho bakeneraga ubufasha bwo kumenya igikorwa bakora nabahaga urugero. Twunguranye ibitekerezo ku buryo butandukanye bwo gutanga ikigwa ndetse n'uburyo butandukanye bwo gushishikariza abanyeshuri kugira uruhare mu kigwa. Ubu noneho ni ngombwa ko dutanga ingero zijyanye n'ibyo twakoze n'uburyo butandukanye umunyeshuri akoresha agaragaza ko yumvise ikigwa. Mu gihe nabazaga abanyeshuri ibibazo ku nkuru nabasomeye, bashoboraga gusubiza bandika igisubizo, bashushanya cyangwa se bakabikora byombi. Uburyo bwose bakoresheje bwanyeretse ko bumvise inkuru. Bashobora gukorera mu matsinda ya babiri babiri cyangwa rimwe na rimwe nkabasaba gusangiza ibisubizo babonye undi munyeshuri batari mu itsinda rimwe, mu rwego rwo kubafasha gutahura ibisubizo byinshi bishoboka. Izo zari inama dukoresha zijyanye n'imyigire ibereye buri wese. Birumvikana ko buri munsi tugomba kugenda tugerageza gukoresha uburyo bushya kugira ngo imyigire iboneye igere kuri buri wese mu mashuri yacu.